yambwiye ko ari umubatizo ahari se yabyibagiwe yajyamiye ariko simbizi nimba aranyemerera ariko ngiye kugenda mwinginge nzi ko mfite umugabo unkunda aranyemerera kanjongire mu byutse ariko muda imeze bite bazute mugabo nabonye ibyuka kare nibwo wa musombwiye nakubyukije urabyanga ngira ngo wabyibagiwe agaje cyose cyangura ariko misa agatima gakomaho ko tuzajya gusenga uyu munsi kwisabato n'umunsi ni kwisabato ni kwisabato ariko nako bamwe ko twicara kandi turajya gusenga ndambwira rero madamu rero buriya iyo umugore akubwiye burya hari ikintu nk'umugabo abika ku mutima akazirikana ibyo umugore yamubwiye none wa musombwiraga ngo ije nabutunganyaga ngo waje bwije ngo wanyishirira inzara narabizirikanye ariko ndavuga ati ntacyo nzakubahiriza tujye gusenga njya kureba ariko ubundi ku isabato n'ibiki ubwo nindo nshaka kujya gusobanukirwa kuko niba musenga cyangwa niba mudasenga ku isabato no mutwe no kubatiza ari umubatizo mwiza barabatizwa nawe urabatizwa wanjye naho nafata icyemezo ubwo nafata icyemezo kandi warambujije ndagutegereje ngo tuzajyane urebe ibyiza by'uwo mubatizo yego shamugore wavuga uranyubaha rero nanjye ndakubaha kandi nkumva ijambo mbwiye ryo aricyo cyose ndazirikana no ku mutima buriya nuko ndeba ncecetse cyangwa ukabona wenda ndi kukubwira buriya amagambo ndayazirikana ahubwo hajya ubundi mu kugero n'isangaye 2:00 zuzuye 2:00 uzi ko mvuye mu nzu ndaje kwitegura 5:50 zari zageze ne nagutekereje nakugira vati kanya kuzajya ifungura dukinge ubundi dute ndaje mu tubanguke nangiye kwangutegereje ariko mana icyubahiro ni icyawe umugabo wanjye afashe icyemezo cyo kujya gusenga mana nitugera ku mubatizo ndagushima kuko ari igihe arabona ibyiza biberayo nawe agafata icyemezo ajya madamu Wanja mbona ari ibi biti ibintu mubyitwaza ibi ni ibiki ubundi ni bibiliya iyi ni bibiliya hari ijambo ry'Imana iri ni ijambo ry'Imana nase urarisiga se turarijyana konzi ko cyenda kunda kujya byitwa ndase gusobanura byamaze no kubisobanukirwa muri kubisobanukira okay reka ni byiza kwiyegeza n'Imana ariko ndabizi kumunda urambe turagiye kumata cyane rwose tugenda kinga inzu tugende rwose tujye kureba ibyo byiza byo kumata kinga tugende Ngabo wanjye rwose tugendere ku mubatizo abandi bagiye 2:00 zageze ni kurenda gato tugiye kugerayo ni hafi haje ubu ningerayo ko naheruka mu rusengero ndavuga ngo iki nta kintu tabatagenda twicare haraba hari umuntu uratwakira abasamasi y'abantu nagarande urabasi arande nacyo uraba nk'abantu bazi ko nkwa gacupa nagora bumve naguranje barishima urabuje kwihana urumva babyanga kagacupa ndakareka mugore urakareka akuzo kwanzana mu mbere bucece aricyo nakwimaze cyajya mwazana abagore ndabizi hari gihe naba ngiye mukamfatisha sinzonye gusoma ku gacupa kanje kandi agacupa kanje kansirika inzoka zajya ngakusanya ariko wowe uramara tutageze mu Yorodani nose nako bazaduhana nako bazagwana niba kubona zajya mwashira mu gitenge mukobwa sha kubigiye twagendeye ko ndeba biri kugira cyanera urabona tutagezeyo ariko se kubigiye twagendeye kuri Yorodani yanyigarukiye he ni ndende cyane nagwayire banguye irakomeje bayi ko ndeba ari kurera ni hafi ashatira amazi we ni meza ni kuki ni mu busitani bwiza cyane do ni byose bujya abadivantisite ni umunsi hajya ngo abadivantisite ni iki umunsi wa 7 isabato nose ko ku cyumweru ni iki ku cyumweru ni kwa mbere wa sabato reka unyigishe n'amategeko ndabikwigisha amategeko yo ku munsi w'icyumweru ahwanye nayo ku munsi w'isabato ntabwo bihwanye ariko waje tukajya mu itorero kuzaza wabyumvise nibyo ariko shaka ni kure ntago ari kure ubona ari kure ase ubu turageza ari mu kugoka turatega dutega nicaka nkweke no mu mugongo ndebye niba wanega ntacyo ni byiza rwose ndikubona ndikumva akajwi hariya imbere hariya harakera akagenda ariko nateka tugende gake rwose aha hantu urabona ko ari heza hariyo abantu nta kibazo
gatatu. Yesu arahamagara ati ninumorera none isarura rirageze ninduri busarure umva uko duhamagara kandi azagororera umusubiza wese ati ndi hano mwami numa nutabasha kujya kure ngo wambuke n'inyanja nino harabapagani wagarurira Yesu nutabasha gushyanuka ngo wigishe nka Pawulo wakogeza iby'urukundo rw'umukiza wabambwe. Yesu ashimwe zahimbaza. Twari turi kuririmba indirimbo nziza ariko tugize amahirwe y'uko umubwiriza wacu ahagera, reka tumuha akanya. Ni karibu muyobozi, umwanya ni uwawe. Yesu ashimwe. Ahimbaza. Imana ishimwe muri aka kanya. Reka dushime Imana yo yemeye ko tuba tugihumeka umwuka wayo, izina ryayo rihimbazwe. Amen. Rero murabona twateraniye hano, ndabona ari ibintu bidasanzwe rwose. Ubundi twajyaga duteranira mu rusengero, ariko ndabona twateraniye kuri Yorodani kubera igikorwa cy'umubatizo. Tugize iki? Dufite. Ese wa mushitsi wacu aracyaharira? Arahari. Ndabona hari cyane rwose, nta kibazo. Mbere yuko rero twinjira mu gikorwa nyirizina, reka tubanze twibukiranye amagambo agendanye n'uyu munsi. Murabizi neza ko mu gihe cyabanje mbere ya Yesu na nyuma ye umubatizo wagiye urabaho. Mwibuke neza ko igihe Yesu yari ari mu isi yaje gusanga Yohana kuri Yorodani kugira ngo agire iki? Amubatize. Icyo gihe Yohana yabatizaga abantu benshi, ariko na Yesu nubwo ari umwana w'Imana, kubera ko yagombaga kunyura mu iyo nzira, yasanze Yohana kuri Yorodani amusaba ko yagira iki? Yamubatiza. Kandi mwibuke neza ko Yesu akimara kujya mu ijuru yavuze ko nta yindi nzira tugomba kunyuramo kugira ngo twerekane ko twakiriye ubuntu bwe. Mbere yuko umuntu ahamya ko yakiriye Kristo agomba kubanza guca mu mazi akagira iki? Akabatizwa. Ubwo rero iyo umuntu agiye kubatizwa bivuga iki? Amazi ntabwo akuraho icyaha, amazi nta kintu yakumarira, ahubwo amazi ni ikimenyetso cyerekana ko ibyo umuntu yari arimo abivuyemo, agiye gutangira inzira nshya. Gutangira inzira nshya ni iyihe rero? Nuko niba wakubaganaga, nabonye uriya mwene data yigeze gutanga ubuhamya, avuga ko yari umujura, avuga ko yakoraga ibikorwa by'urugomo. Ubu uyu munsi rero bwagiye kwinjira mu mazi, birasaba kugira ngo bya bikorwa byose yakoraga abireke, noneho afata icyemezo agendere mu nzira nziza, abe umukristo nyawe, kugira ngo abo baturanye bose babere icyitegererezo, mbese abe umuntu utunganye, aho azanyura hose bazavuge ko yagize iki? Yahindutse. Rero mu by'ukuri amazi ntabwo ari yakuraho icyaha, ahubwo iyo umuntu agiye mu mazi aba ari ikimenyetso cyerekana ko ahinduye iki? Ubuzima. Ubwo rero mwene data urasabwa kugira iki? Kugendera mu nzira nziza, kandi ugakurikiza amahame yose y'itorero, ukabana neza na bagenzi bawe, ku buryo no mu baturanyi bazajya bagutangira iki? Ubuhamya. Mwibuke nanone ubwo Nikodemu yasangaga Yesu ari nijoro. Nikodemu yari umuntu ukomeye, yari umuntu w'umukire, yari umuntu ufite ubushobozi, yari n'umuntu w'umuyobozi, ariko aza kugira amatsiko yo kumenya iby'inzira y'agakiza. Nuko aza gusanga Yesu ari nijoro, kuko yatinyaga bagenzi be nk'umuntu ukomeye, kumva ngo yasanze umuntu wavukiye mu muryango uciriritse. Aza gusanga Yesu ari nijoro, none aramubaza ati, mwami, ni ikihe kintu umuntu yakora kugira ngo azinjire mu bwami bwo mu ijuru? Nuko Yesu aramubwira ati, rero ndakubwiza ukuri yuko utabyawe n'amazi n'umwuka atazinjira hehe? Mu bwami bwo mu ijuru. None Nikodemu biramutangaza kandi biramuyobora, avuga ati, se ko databuja ko kubona ndi umuntu mukuru byashoboka ute ko nasubira mu nda ya mama kugira ngo nongere kuvuka bwa kabiri? Ariko mu by'ukuri Yesu ikintu yamubwiraga umubatizo wo kujya mu mazi. Kujya mu mazi ni iki? Ni ikimenyetso cyerekana ko
hari ibyo usize inyuma, hari n'ibyo usingiye hehe imbere. Mwibuke rero na Nikodemu iyo nzira yayinyuzemo, n'abandi bose bayinyuramo, ariko cyane cyane umwami wacu Yesu nawe iyo nzira yagize iki, yayinyuzemo. Ubwo rero bakristo bene data, ndabasaba kugira ngo mwese n'ababatijwe kera mwongere muvugurure imibereho yanyu, kugira ngo turusheho kugenda dukora ibyiza, ubwo Yesu Kristo agiye kugaruka azatwakire mu bwami bwe kandi atujyane no mu ijuru. Nibyo nabasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Reka rero dusabe wa mushitsi uri bubatizwe atambuka aze hano imbere, noneho dusabe umuyobozi wacu pasitoro aze amukore mu biganza, noneho amusengere mbere yuko bamanuka mu mazi kugira ngo abashe kumubatiza. Pasitoro wacu akiza tumwakiye gute? Turamwakira mu izina rya Yesu, Imana imumugisha. Amen. Amen. Karibu pasitoro. Haleluya. Amen. Reka dushimire uyu munsi mwiza tugezemo, kuba twabonye umushyitsi witanze akaba agiye kubatizwa. Iyo neza tuyishimiye Imana. Ubwo mushyitsi tugiye kukubatiza, turagira ngo ukomere. Amen. Kandi ukomerere umwami wawe. Kandi ukomere kandi ukomeze kwihangana. Pastor buretse kizi cyakiza cyanyigera ibijura nabyo bujya murabibatiza ikintu cyakijuru telefone yanjye warayiduhaye. Narihanye ariko ujya kwiba ihene warihanye. Narihanye byose. Abujya batife rero oya naje ndi umushyitsi ariko ndakubonye mpita nkumenye. ariko ihangane ibyiza by'abadive Nose mujye mubatiza abanyabyaha. Abanyabyaha oya yarihanye. Yihanye gute? Ngana bigaragaza ihene yacu warayiduhaye. Narihanye narayigaruje. Narabigaruje byose narabigaruje. Uguje kubabarirwa muki? Nasabye imbabazi ndanihana, Imana iranshoboza mbona imbaraga bya bindi bigenda kora ndabigaruza. Imana ni Imana mu ijuru. Ndihera wa mana uri ko nyibuza Imana iri. Ariko ufite ikihe kibazo? Mugabo ufite ikihe kibazo? Ngaho reka aha turi mu rusengero ntabwo abonye Yorodani. Nzajya kukoreka ariko sha wimurega ihangane yarihaye. Wihangane uyu mushyitsi yarihanye kandi yasabye n'imbabazi kandi turamubabarira, nta mpamvu yuko tutamubatiza rero. Reka dusabe umudiyakoni tumanuke mu mazi ahasigaye tukubatize. Niho umugore yanzanyera bakubatiza abanyabyaha gusa. Ariko ntabwo ari abanyabyaha, ahubwo ihangane urebe n'ukuntu ari byiza bagiye kubatiza, ahubwo tujye imbere uze kureba. Njye mbere ndataca muri birabizi mbabarira. Ntabwo biragushiramo ariko birabizi bitanjyana. Ntabwo birakujyana ariko waje tukajyana imbere tukareba. Ariko ko nakuzanye wabyemeye amazi agutwaye. Amazi ni menshi. Amazi ni meza ntabwo ari menshi. Reka dukomeze iki gikorwa cyo kubatiza mwene data turirimba indirimbo y'137 kugira ngo uyu munsi ukomeze kutubera uw'umugisha. Isinda ihararutse misemo Yesu gusa, wazo munezero wayo uzashirana nayo, imbabazi zidashira n'urukundo rw'iteka nibyo bijya binyemeza ko nzaramishwa nawe. Isinda irararutse misemo Yesu gusa, mukaganiwe umure nzahora nezerewe, imbabazi zidashira n'urukundo rw'iteka icyamanga mwenyurira nkamurikirwa nawe, imbabazi zidashira n'urukundo rw'iteka nibyo bijya binyemeza ko nzaramishwa nawe. Data wera wo mu ijuru, tugushimiye uyu munsi mwiza waduhaye
no kugira ngo mwene data abatizwe. Tugushimiye yuko wemeye yuko yihana kandi akaba agiye kubihamisha kujya mu mazi. Turakwinjiza kugira ngo ukomeze umuhagarareho, kandi turakwinjiza kugira ngo ujye ukomeza kumuba hafi mu bikorwa byose akora, ujye umuha umugisha umutima akemera kwihana, kandi akaba yaremeye gusubiza ibyo yibye. Iyo neza turayigushimiye. amena Uyu mwene data uzamuha umugisha, amena kandi turakwinjiza kugira ngo uzamugaragaze no mu bwami bwa bw'ijuru. amena Kandi natwe duteraniye ahangaha kuri Yorodani, wongere kutwibutsa uko twagiye tubatizwa, maze tugire kukwitegura. amena Mwene data tumushyize mu biganza byawe, kandi natwe turi ahangaha twishyize mu biganza byawe. amena Banigi